Mwami turagushimiye kubw'uyu munsi duhaye umugisha. Bibiliya tubwira ngo ntitukiganyire ngo tuzarya iki, tuzambara iki, tuzanywa iki, ngo byose tujye tubikubwira Mwami. Nyamara hari umuvandimwe udafite icyo arya, hari umuvandimwe udafite icyo yambara, hari umuvandimwe udafite ahaba. Mwami kuko wadusabye ngo ibyo dukeneye byose tubikubwire. Mwami nifatanyije nawe Mwami, wamucira inzira mu izina rya Yesu. Wamucira inzira akabona ibyo arya, wamucira inzira akabona ibyo yambara, wamucira inzira akabona haba. Abashobora kuba baramukuye no mu nzu Mwami, ashobora kuba adafite n'amafaranga yo kwishyura, ariko ndamusengeye Mwami kuko wavuze ngo uri papa wacu, tujye tukubwira ibyo dukeneye. Kandi ngo nta umwana wasaba ise umugati nkamuhiguye. Mwami nyemera nkwereka ibi byifuzo by'ibanze, those basics needs Mwami, kugira ngo ubicovering Mwami, ugire icyo ukora kuko uri Imana nziza. Twizeye ko ari igitangazo ukoze ku bwa mwene data ufite icyo kibazo mu izina rya Yesu. Amen.